Twongere turamukanye. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Joyce Nigena, ndi umubyeyi, mfite umutware n'abana, ntuye Kicukiro, ndi umukristo mu Kiyovu, ndi umudiyakoni kuri iryo torero rya Kiyovu. Shimye Imana yongeye kunyemerera kubana namwe n'abayobozi. Imana ibahe umugisha kubwo kongera kudufungurira umuryango tuvuga ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha cyane. Turasoma amagambo y'Imana dusanga mu bitabo bibiri. Turahera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice 4 guhera ku murongo wa 10. Yohana ibice 4 guhera ku murongo wa 10. Haravuga ngo, Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe ubumusabye amazi y'ubugingo. Undi ati, uja kudafite icyo uvomesha n'iriba rire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo ufukurira iriba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko adudubiza amazi, azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Imana ishimwe. Turasoreza mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 47. Duhere ku murongo wa mbere. Ezekiyeli ibice 47 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, amazi ava mu rusengero atemba nk'uruzi. Nuko angarura mu muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryawo uherereye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi y'igicaniro, maze ansohora mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana inzira iri hanze, angeza ku irembo ry'inyuma ahereye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura iruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha mikono 1000. Anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu bugombambari. Arongera angera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu mavi. Agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, angera mu rukenyerero. Arongera angera indi mikono 1000, abaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yarabaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Mwakire neza amagambo y'Imana. Dusomye amagambo asa nkaho ari maremare tuzaganiramo uyu munsi ndetse n'ejo, ariko ni amagambo avuga guhemburwa na Kristo Yesu. Haleluya. Ni amagambo avuga guhemburwa na Kristo Yesu. Duhereye kuri iri dusomye ry'umuhanuzi Ezekiyeli. Ezekiyeli ngo yagiye kubona, ngo abona umugabo wari uturutse iburasirazuba, ngo aza amupima ngo arebe ikigero cy'amazi Ezekiyeli ahagazemo. Bibiliya ivuze iburasirazuba duhita twumva Kristo, kubera ko Yesu Kristo niwe zuba ryo gukiranuka. Dawidi yaravuze ngo abantu bamurebyeho bose baviriwe n'umucyo. Imana ishimwe cyane. Ezekiyeli ni Kristo bahuye, ngo yahuye n'umugabo wari ukomotse iburasirazuba. Bibiliya yaratubwiye ngo abantu bamurebyeho bose
ngo baviriwe n'umucyo kandi mu maso habo ngo ntabwo hazigera hagira ipfunwe. Turashima Yesu ko yatuviriye. Imana ishimwe cyane. Yesu niwe zuba ryo gukiranuka. Niko Amosi yahanuye aravuga ngo ariko mwebwe abubaha Uwiteka ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira kandi ngo ribarasire rifite gukiza mu mababa yaryo. Haleluya. Ntabwo Yesu twahuye ngo aturasire gusa, ahubwo yaturasiye afite no gukiza. Yaraturasiye adukiza ibyaha, yaraturasiye adutura imitwaro, yaraturasiye atwomora inguma. Turashima Yesu ko ari we zuba rwo gukiranuka. Abahuye nawe bararuhutse, abahuye nawe ntago bakigira isoni n'ipfunwe, kuko umuririmbyi yavuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Kandi yarivugiye ubwe aravuga ngo ni njyewe mucyo w'isi, umuntu unyizera wese ntabwo azagendera mu mwijima na hato. Umwizera ntabwo azayobagurika, umwizera ntabwo azaba mu rungabangabo, kuko ni umugabo wo kwizerwa kandi wo kwiringirwa. Tumuhereze icyubahiro. Yesu ni mwiza. Imana ishimwe. Ezekiyeli ngo ahura n'uyu mugabo, ariko uyu mugabo yaragambiriye kumwigiza imbere mu buryo bwo kwizera. Ngo uwo mugabo afata umugozi, ngo afate Ezekiyeli ngo amuhagarika mu mazi. Ngo arangije ngo uwo mugozi yagereshaga ngo awupimishije ahantu ikigero cy'amazi kigera Ezekiyeli, ngo asanga kiramugera ngo mu tugombambari. Utugombambari ni aka kagufa kari hafi y'ikirenge. Iyo ikigero cyawe cyo kwizera Kristo kigera ku tugombambari, ni hahandi umuntu aba yitwa umukristo ariko adatinya gukora ibyaha. Yewe si no kubitinya gusa, ahubwo atanatinya no kubikora mu maso y'abapagani. Amazi agera mu turenge, ni ukuvuga ngo umuntu aba ashobora kujabuka ku buryo bworoshye, ku buryo abajene bo bavuga ngo ariko ngo nta n'ibirenze. Icyo gihe koko abakijijwe, ariko amazi yari make cyane ku buryo abagera mu tugombambari isaha n'isaha yakwijabukira. Murabona ko uturenge turi mu mazi kugira ngo mvemo biroroshye, ku buryo namubaza ati weti koko nawe uratinyutse? Ngo ariko mwana ngo buriya nta n'ibirenze. Mbega nta biba birenze. Abonye umupagani yumva bajyana, abonye usinda yumva nawe yasomaho. Nta bintu biba birenze, kubera yuko igipimo cye cyo kwizera Kristo kiragera mu tugombambari. Ariko ngo intego y'uyu mugabo wari uvuye iburasirazuba kwari ukugira ngo arebe ko yatindana na Ezekiyeli bavuganaga, byibura ngo arebe ko aya mazi yava mu tugombambari akigira hejuru, Ezekiyeli akagira impagarike nziza yo mu mwuka. Haleluya. Ubundi abahanga mu by'ubuzima bavuga ko umuntu 2/3 by'amazi by'umuntu ari amazi, bivuga ko nta mazi nta buzima. Yesu ubwe yaravuze ngo ni njye amazi y'ubugingo, bivuga ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yagira ubuzima buzima adafite Kristo Yesu. Nk'uko mu bisanzwe iyo umuntu abuze amazi umubiri ugira ibibazo, bamwe bakarwaragura bakagira amasereri n'imitwe idakira, ni nako ubuzima budafite Kristo ku buryo bukomeye buba ari ubuzima budashoboka, burwaye amasereri, bwitura hasi bya hato na hato. Ariko uyu munsi umugabo w'iburasirazuba, uyu munsi Kristo Yesu yaje ngo ahara guhesha imbaraga zazamura amazi zikayakura mu tugombambari akagera ku kigero Kristo yatinyuka kukwirata mu ruhame. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo aramupima ngo abona ageze mu tugombambari nta birenze, arabikora tapu ati kiguzaba nzanka umuti. Nta n'ubwoba bafite niyo mbega ku buryo wanaciraga zirati yewe dutore turi kumwe n'abapagani, ati nta birenze bana. Ariko burya birarenze. Kwizera Kristo ni ukumaramaza, ugatinyuka kwatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Aho uhagaze hose bakabimenya, uwo mukundana akabimenya, uwo mukorana akabimenya, akamenya ko Yesu yakuryoheye. Petero niko yavuze ngo niba mwarasogongeye ngo mukamenya ko agira neza
Imana ishimwe cyane. Ezekiyeli ngo agumye gutindana n'uwo mugabo, ngo wa mugabo noneho agiye kumupima ngo asanga y'amazi yiyongereye ngo yageze mu mavi. Yageze mu mavi nayo yari makeya ariko byibura yari yiyongereye ku buryo umuntu adapfa kujabuka ku buryo bworoshye, byibura umuntu aba ayomboka akaba yavamo, ariko byibura yombotse gake gake akacunga ku jisho nka perezida wa korari, tikanomboke ngende ndaza kugaruka ntibabimenya. Nimbe nawe afite agatima byibura akamutera ubwoba, ati kanomboke aho batareba. Ijambo ry'Imana muri Luka ibice 15:11 hari amagambo avuga ku mwana w'ikirara. Umwana w'ikirara ngo yabaye mu rugo rwa se wamukundaga cyane. Se ngo amuha ibintu byose, ngo umwana aragenda araca. Ngo bukeye yirebye ngo abwira se ati papa uzi n'ibindi, nshingiye ukuntu nabaye umusirimu, nshingiye amashuri nize, ntabwo nkwiye kuba mu rugo rw'abapantekote. Nshingiye ukuntu nsigaye meze, ntabwo nkwiye kunywa icyayi, nkwiye gushaka akantu gasembuye nkazajya ngasoma. Umwana w'ikirara ngo umwiryo uramufata biramurenga, abwira se ati nibyo warampaye nta kibazo, ariko ntabwo urugo rwawe nkwiriye kurubamo. Atangira gutekereza urugo rwa se, ahari ko ari urugo rw'igisuzuguriro. Abantu benshi bagiye baza mu nzu y'Imana, Imana irabaha. Abari abatindiye bakwiye ku cyabo, abari barwaye indwara zikomeye yarabakijije, imfubyi yarazireze zirakuze. Ariko abantu benshi bamaze kubona ahari ko kuba imbere y'Imana ari ibintu by'ibinyagisuzuguriro. Umwana w'ikirara ngo yibwira gutorongera ngo yigendere, ariko aravuga ngo ntabwo nzatorongerera hafi y'urugo rwo kwa data, batazajya bandebuza. Abarokore ntiwabakira ngo afate icyemezo cyo gutorongerera mu gihugu cya kure. Iyo agera mu mavi abantu baragenda, ariko bagahitamo kugenda rwihishwa, kuko nabo bazi ko bari gutukisha izina ry'Imana. Ariko akavuga ngo aho kugira ngo mbikore mu maso y'abapagani, kagende kure njye mbikora, batareba amagambo yabo sinayakira, ariko nongere ngaruke. Nuko abagera mu mavi bameze. Ntiwabona icyo umushinja, ntaho mwahuriye, ariko afite ahantu kure, kuko amazi aragera mu mavi, ajya yomboka rimwe na rimwe akagenda, akongera akambara ikanzu ndende nk'iyi, akagaruka muri korari akaririmba. Ariko ngo Ezekiyeli ngo atindana n'uwo mugabo. Iyo dutindanye na Kristo agenda tugabira imbaraga zo kunesha. Uko utindana na Yesu amaso yawe agenda ahumuka, ugakomerera mu byo wizera. Niko umuririmbyi yavuze ngo iyo ko ndushaho kumwegera ngo amaso yanjye agenda ahumuka. Imana ishimwe cyane, haleluya. Arangije ngo amazi nk'uko aguma gutindana n'uwo mugabo, ngo ya mazi arazamuka ngo agera mu rukenyerero. Imana ishimwe cyane. Buriya mu rukenyerero kugira ngo hakomere nuko haba haziritse. Burya urukenyero rukomera iyo rufunze n'umukandara neza. Uyu mwenda nambaye hatari umukandara mwabona ari umwenda utankwiriye, ariko hakomeye kuko mfite ikintu naziritseho. Yesu ashimwe cyane. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza wankunze namuzi, ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Hari abantu bagumye kuri Kristo Yesu, ariko bitewe n'imbaraga Kristo yatanze, Yesu yagiye atwizirikaho. Waba ugiye kugwa akagufata, waba urawe uri bwishingira akagufata, turashima Yesu watuzirikishije umugozi w'urukundo, tumuramburira amaboko. Twese tuba twagiye duhura n'ingorane, ukavuga ngo ejo nzagenda, ukavuga ngo ejo nzaruta ngende, ejo bizagira bitya, ejo nzamuha. Ariko urukundo rwa Yesu rukagufata rukagukomeza. Turashima Yesu wadukomeje. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu ni
umfata. Ndashima Yesu wamfashe, nawe ndashima Yesu wagufashe. Tuba twarabaye nk'abandi, ariko urukundo rwa Kristo rwaradufashe ruradukomeza. Yesu tumukomere amashyi, yarakoze. Imana ishimwe cyane. Urukundo rwa Yesu ni rwo rudufata. Ni amazi agera mu rukenyerero, yahagera Yesu akakuzirika, ukazajya ushaka kugenda kubera kamere muntu, ariko Yesu akakuzirika kigufi. Niko bajya bavuga, bugacya utagiye neza ntugende. Turashima Yesu wadukunze urukundo rukomeye. Imana ishimwe. Niko Yeremiya yahanuye ibice 31, aravuga ngo Uwiteka yambonekeye kera, arambwira ngo nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye, ngo ndakwiyegereza, ngo nzongera kukubaka, kandi uzaba wubakitse rwose. Nubwo wakomeretse bigatuma usubira inyuma, ariko urukundo rwa Yesu rukwemereye kongera kubakika. Ongera wubakike, ongera uzuke, ongera ukomere. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Urukundo rwa Yesu nirwo rudufata rukatubuza kugwa. Urukundo rwa Yesu nirwo rudufata rukatubuza gusa nk'uko abapagani basa. Imana ishimwe ko yaduhishe, Imana ishimwe ko yagiye idufata. Tuba twarabaye nk'abandi, natwe tuba twarakozwe n'isoni, ariko Imana ishimwe ko yadukunze urukundo rukomeye. Imana ishimwe cyane. Yewe mba mu mahanga, najyaga ngambirira, hari igihe ubuzima bukomera ukagambirira kwigirira nabi. Mbona ibintu byose birashize. Umuntu wangiriraga neza arambwiraga ati nutemera ko turyamana ngo njye nguha imiti yo kudasama, ntabwo uziga, ntabwo nzakwishyurira. Kandi nk'uko yabivuze niko yabigenje. Yarambwiye ati uzampa rimwe gusa, ngusubize mu ishuri, nzagushyira muri masters, nzakujyana gutura, kambwira ikindi gihugu azantuzamo. Ubuzima bumaze kundya, inzara yarangije, kwiga byaranze, narabaye inzererezi. Umutima ukambwira ati ubundi wamuhaye, kweri yarambwiye ngo uzampa rimwe gusa, ariko ngeraho umutima umbwira ngo wamuhaye. Buriya abana b'abakene bagira ibibazo. Hari igihe ufata icyemezo cyo gukora ikintu nta n'umutima wari ufite, kubera kubona ibintu byakomeye. Umutima urambwira ati ariko ubundi wamuhaye. Yarambwiye ngo uzampa rimwe gusa. Ubu rero guha nk'uko terimi bivuga, hari igihe babivuga ukagira ngo hari nk'ibishyimbo ugiye kumuha, cyangwa ni nk'inka ugiye kumugabira. Kuko iki giheho abantu bari guhana ku buryo bworoshye. Kagambo keza gusa karatuma umuha, kanzu y'ibihumbi bingahe iratuma umuha. Mbega kumuha ni ibintu byoroshye. Nimbe nanjye yanyerega ibintu bifatika kubyumva. Kwiga mu mahanga ukabaho neza, ukarya neza, ugatuzwa heza, ariko amuhaye kubera fanta ya orange, amuhaye kubera lift yamuhaye mu gihe cy'imvura. Ariko uramuhaye, ni ibishyimbo umuhaye, ni intwererano y'umwana uri kumuha, ni icyo umuhaye. Ariko ndashima Yesu ko yamfashe. Yesu yaramfashe, yandinze gusambana n'umugabo w'abandi. Byarashobokaga, nari meze nk'uwatawe, mfite uwantoragura, ariko Dawidi yajyaga avuga ngo nubwo data na mama bana, Uwiteka azantarura. Yesu yaramfashe, amfatisha umugozi w'urukundo. Ngewe niyo mbitekereje numva atari ngewe, ntabwo yari ngewe, ariko Yesu yibwiye kumbungabunga, yibwiye kunyizirikaho. Yari yarambwiye njya kugenda, arambwira ngo nzakwizirikaho, nzakurinda gushwanyagurikira mu mahanga. Ndashima Yesu ko yanyiziritseho. Wampa nawe uyu munsi akakwizirikaho, akakurinda gupfapfana, akakurinda guhemuka ngo uramuke, akakurinda kwiyandarika mu izina rya Yesu. Wampa uyu munsi Yesu akakwizirikaho. Haleluya! Imana ishimwe. Ndavuga nti ngiye kuzamuha, ndabipanga, ndabigambirira. Iyo tuganira tujye tubwizanya ukuri.
hari igihe ubona ugiye kugamburura, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Ndabigambirira mfata ngo telefone ngo muhamagare, ariko ngiye kumuhamagara nari mazi ndamuhase nduwuhe, nari narapfuye mfite ibiro 30, nararakaye, haryo ubwo ngiye kumuki. Mfata telefone ngiye kumuhamagara, nibuka icyo navuganye n'Imana. Imana yari yaravuganye nanjye imbwira ibintu bikomeye. Mutima urambaza ati harya ko Imana yakubwiye kuziga, yagambiriye kuziga biciye mu nzira z'ubusambanyi? Numva ntabwo umugisha Uwiteka atanga unyura mu nzira nk'izo ngizo. Mfata telefone ndabihindura, mfata telefone nkuramo simukadi, nkuramo na batiri, ndangije njugunya mu gikapu. Ubwo nari bikoreye kugira ngo ntazongera kugira n'agatima ko kumuhamagara. Buri inzira yose wanyuramo ikaguhuza n'umwanzi, jya uyireka ukindi inzira. Hari igihe twiyemera ngo mpfa kuba nasenze ngo nzemera mpanyuri, ariko umwanzi Satani nawe agira izindi imbaraga. Niba uzi ko muhurira iburyo, uwo munsi ntuci iburyo, uzaca ibumoso. Ube wasenze ariko unamuhunge. Nimurwanye Satani nawe azabahunga, kandi mwegera Imana nayo izabegera. Haleluya. Ariko hashize igihe arambura burundu, antumaho umwana w'umuhindekazi, aramubwira ati nshakira Sister Joyce. Umwana azayiruka ate Sister Joyce, iti mu ntara gushaka. Arambwira ngo alo, bambwiye kugiye gupfa, wari waragize amahirwe yo guhura nanjye ugukunda, none ugiye kuzahura n'abandi basore bakwangiriza ubuzima, tariko nta kundi, tingwino nsanga ibonaka ngufashe. Nta n'igiceri cy'icumi nagiraga. Yarambwiye ati ndakwishyurira. Ndagenda musanga ahantu yarari, aranyitegereza. Yari umuntu usuzugura, yarakurebaga agahera kumana kusa ku mutwe, ngo ya papa ngo nuko wabaye, ngo kandi nari abivuze abakobwa b'abarokore ni ibigoryi, kandi nawe yariwe, ariko nuba n'ikigoryi uzakibeho ku bwa Yesu. Ikwari n'igihe umuntu akiba nta n'impamvu, ariko niba naguseka bagusuzugura, bajye babagusunikiye kuri Kristo wawe. Haleluya, haleluya. Arambwira ngo none ngo wagize amahirwe yo guhura nanjye ugukunda, ngo nta kundi ngwino nkugirire neza. Yamfashe akaboko, imbere y'ahantu twari duhagaze hari farumasi, aramfata akaboko aranjyana. Arambwira ngo Joyce, ngiye kukugurira imiti hano. Imiti ngiye kukugurira abakobwa barayifata ntibasame. Uzayifata, nari ngeze mu wa 2, wige urangize lisanse, uyifate urangize na masters. Numara kurangiza masters, tuzajya kwibanira muri Mozambique, mfata iyo miti. Ariko numvishe ko nuba abakobwa basigaye bayifata ngo ntibasame, akayimira akambara ikanzu ndende ukagira ngo aracyari umukobwa, ariko nta hantu wakwisha amaso y'Imana. Nuko arangije ndamubaza, nanjye nakundaga kubaza, ese dadi ndafata imiti nicira abana mu nda ntazi ko nzanababyara? Yikokomoye amacanshwe ngwito ngo uzapfa utyo. Aranyohera, rwa rugendo yanyishyuriye ngenda n'amaguru, ndinda ngeri yongya arigendera. Ariko Yesu arambwira ngo ibintu umwana w'umuntu yakwimye ubisambaniye, nzabiguha mbikubye inshuro nyinshi, kuko umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Ndashima Yesu wamfashe, nyamara nawe yagufata muri kondisiyo urimo ntazi, muri situwasiyo iteye ubwoba. Ahari ni bosi ugushyize ku nkeke, ahari ni ingorane runaka ntazi ziri kugusaba kubarira Satani, ariko Uwiteka naguhembure, aguhereza imbaraga zo guhamya, yongera kwizirikeho, akwagisha icyo cyaha. Nta mugisha uba mu byaha, niko ijambo ry'Imana rivuga, ariko muri Yesu habamo umugisha umuntu aticuza, ntatinye no guhamya ko Yesu ari mwiza. Imana ishimwe cyane. Ngana ku musozo, Hezekiel ngo agiye kongera gupima wa mugabo ngo w'iburasirazuba, ngo afate Hezekiel ngo arongera amushyiraho igipimo,
ngo arangije abona ngo ya mazi yamugeraga mu rukenyerero ngo noneho yabaye amazi menshi umuntu adashobora kwambuka ngo kereka umuntu ushobora koga. Imana ishimwe. Buriya nubwo Imana yadukunze ikemera gutanga imbaraga ikana kwizirikaho, ariko harageze kugira ngo uru rukundo rw'Imana twagaragarijwe tutaruheshwa no kurupfusha ubusa. Yesu ashimwe cyane. Ukwiye kubaho ufite amazi menshi atuma ushobora guhagarara mu byo wizera, byaba ngombwa ukanabizira. Abantu bagiye bakomerera mu by'Imana yabiringije, bemera no gupfa no kumena amaraso. Nagiye mbona abantu bazi filime ya Titanic, abantu barakundanye bemera no gupfa, ku buryo ukunda umuntu ukazajya ubwira Imana ati Mana mbabarira, uyu muntu basi tuzapfira umunsi umwe. Mbega abantu bakumva bafite amarangamutima y'urukundo ku buryo yakwemera bitewe n'ukuntu umukunda nawe akagukunda kumva mwana pfana. Ariko abantu muri iki gihe ntabwo biteguye kuba banapfira ibyo bizera bibaye ngombwa, kuko ahantu isi iri kwerekeza, isi iratubaza. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero yaravuze ngo kandi mwubahe Kristo mu mitima yanyu, rwandiko rwa mbere ibice 3:15, ngo kandi umuntu wese wo muri mwebwe abe yiteguye gusubiza impamvu z'ibyiringiro bye. Imana ishimwe cyane. Isi iratubaza, amasituwasiyo aratubaza, amakondisiyo tubayemo aratubaza, ariko Imana irababwiye ngo umuntu wese wo muri mwe nabe yiteguye gusubiza impamvu z'ibyiringiro bye. Tekereza icyo wasubiza aramutse akubajije. Niki wasubiza inzara iramutse iteye? Wasubiza iki amagara yatewe hejuru? Ariko Petero araduteguje, aratubwira ngo umuntu wese wo muri mwebwe abe yiteguye guhamya ibyo yizeye, ku buryo bibaye ngombwa yanabipfira, ariko akabipfira azira Kristo. Imana ishimwe cyane. Urugero, umushumba w'itorero ry'Isimuruna, ari amatorero 7 Bibiliya ivuga, ryari itorero ryabayeho ku gihe cyo gutotezwa kw'abakristo. Ryari itorero Imana yashimye. Iyo urisomye ubona ko Imana yarishimye, ariko arishimye ryari itorero ribayeho mu gihe gikomeye abantu bapfaga. Ngo igihe kigeze ngo abantu babatotezaga ngo binjira mu itorero, ngo bari kubwira Revera Apocalypse, niko yitwaga umushumba waryo, ngo baramubwira ngo dushaka ko uyu munsi watura ku Uwiteka atari we Mana, ahubwo Apocalypse, ahubwo hari umuntu bamutegekaga gusenga Kayizari, ngo ahubwo wature ko Kayizari ari we Mana. Ariko ngo umushumba Apocalypse arababwira ngo ntabwo bishoboka ko nshobora gutinyuka kwatura ko Kayizari ari we Mana, kandi Imana yanjye yo mu ijuru nyizi. Imana ishimwe cyane. Ngo abakristo be baramwegera, ngo baramubwira ngo nyabuneka mushumba, tubabarira ukora aga simple geste konyine basi, wenda ntupfukame, ariko simple geste nuko isi tubwira, ikakubwira ati simple geste, wenda simple geste byibura takabiza uko kwitama ati simple geste, tuwenda ntugotomera ariko ufata ku gacupa basi simple geste, batakwita umuturage. Nuko ngo abakristo baramubwira ati mwami ati basi simple geste, ariko bataza kukwica. Ariko ngo Apocalypse ararahira, arababwira ngo nzarinda mpfa ntatuye ko Kayizari ari we Mana. Ngo bahita bapanga uburyo bwo kumwica. Hari habaye igiterane cyo kuri stade kiri buze kwicirwaho umurevera wanze kwatura ko Kayizari ari Imana. Ngo icyo giterane kiba, ngo bari barashonjesheje intare bazishira mu rwobo kugira ngo bazazimunagire, ariko kubera ukuntu batinze za ntare ngo zirasonza zirigendera. Ngo Apocalypse bamutaye muri rwa rwobo, agezemo asanga intare zigendeye, zabuze icyo zirya ziragenda. Ngo bamureba mu rwobo bakabona intare zintizamurengo aracyarimo, ngo bararakara cyane, ngo benyegeze umuriro ahantu, ngo bapanga kumunagamo. Ngo umuriro umaze kugurumana, ngo bafata Apocalypse ngo bamunaga, ngo muri rwa rwobo rurimo umuriro ugurumana, ngo ariko bakazajya babona ntabwo ashya. Ngo umuriro uragurumana ariko Revera aracyahagaze. Ngo umujinya uramwica, ngo urabica. Ngo umuntu amuturuka inyuma ngo amutera icumu, ngo amaraso yavuye muri we ngo atonyangewe muri wa muriro, ngo abona wa muriro urazimye. Haleluya, haleluya. Mubizera harimo imbaraga, nimuze duhamye Imana. Yaravuze ngo nuca no mu muriro ntabwo uzashya, nuca mu mazi ntazagutembana. Haleluya.
y'Imana. Uyu munsi bwira Yesu akwigize imbere, nayakure mu turenge, ayazamura yarenze amavi, agera mu rukenyerero akwizirikeho. Nurangiza ubwire Yesu ukuntu wanyiziritseho, nanjye mpereza imbaraga zo kuguhamya. Wanyeretse urukundo rukomeye, urumenera n'amaraso, nanjye mpa imbaraga kugira ngo ntarupfushe ubusa. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Imana ishimwe. Dusenga Imana. Kwizera Yesu ntako bisa, niyo mpamvu akeneye kutwigiza imbere. Isi iragenda itwereka ko iterekeza ahantu heza, niyo mpamvu natwe dukwiye kwambara imbaraga zihangana n'ibihe. Dore uracyafite imbaraga zo mu bugombambari, nta kintu utinya. N'ibyo abapagani bakora ukunze kubikora, ukanabikora utitaye ku izina ry'Imana ritukwa. Dore abandi amazi yageze mu mavi, ugira gutyo ukanyonyomba, mu kanya ukongera ukagarika gusenga. Ukunze Imana, ukunze n'isi, ariko harageze kugira ngo twimuke batureba. Abo mwari muziranye bamenye ko wimutse, abo mwakundanaga bamenye ko wimutse. Harageze ngo urukundo rwa Yesu yatweretse abantu baruhagararemo, niba ngombwa tube twanarupfira kugira ngo izina ry'Imana rye gutukwa. Reka twigire ejuru dusenge. Imana irashaka kutwagura, ikatwigiza imbere mu mbaraga z'Umwuka Wera. Imana ikatwigiza imbere mu mbaraga zo kunesha. Dore nawe ugenda uneshwa, ugenda upfapfana. Guhamya Imana byarakunaniye, usigaye ukunda gukora ibyo abapagani bakora. Abandi baratinya, etese nindahemuka nzaramukane. Ariko Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, ntabwo ndabona umwana w'umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa ngo asabirize ibyo kurya. Ariko ubwoba bw'ubuzima butumye abantu benshi bahemuka. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo hura n'umugabo w'iburasirazuba, ongera uhure na Yesu akwiringiza ibizaza, agutera isesemi y'icyaha. Ujye wemera no kurengana, ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ninginge pasiteri atwegera asenge, yinginga Imana kugira ngo itwigize imbere. Abari bafite amazi makeya, bari bafite imbaraga nkeya, Imana yongere kuduhembura, tugere ku rwego umuntu wese ashobora gusubiza neza imbere ya situwasiyo imusaba guhemukira Imana. Imana yacu ibaha umugisha.